Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba aho uri hose, waba uri mu bihugu by'amahanga cyangwa uri mu bice bitandukanye bigize umugabane wa Afurika. Iri tangazo rirakureba cyane cyane abantu mwese mukunze gutwara ibinyabiziga, ndavuga abashoferi, abafite imodoka ku giti cyabo ndetse n'abandi batandukanye. Iri tangazo rirabareba abantu mwese bafite amajasi y'amakwasiteri, y'amahurizo cyangwa y'amavorokana. Iri tangazo rirabareba. Itangazo ni rya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda itangaza yuko ibinyabiziga biri kwiyongera hano mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali. Bityo rero polisi ikaba yashyizeho amategeko mashyashya, ingamba zishyashya ndetse amategeko akakaye cyane akomeye. Bivuze yuko imodoka zikoresha amashanyarazi ziri kwiyongeraho 45%, imodoka zikoresha hybrid zikwiyongeraho 45%, imodoka zikoresha ibikomoka kuri peteroli, ndavuga esase na mazutu, ziri kwiyongeraho 57%. Bivuze ngo ziri kwiyongera cyane. Polisi y'u Rwanda itangaza yuko impanuka iherutse kubera mu karere ka Kamonyi, aho iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa. Impanuka cyangwa imodoka iri mu bwoko bwa hoho yagonze imodoka irangije irenga umuhanda, 3 bakomerekeramo ndetse hari n'imibare y'abapfiriyemo ariko ntago yagize itangazwa. Bityo rero bagasaba abantu bafite amajasi cyangwa abafite amakampani akomeye cyane kujya ahereza abakozi yabanje kubakoresha ikizamini cyangwa kujya itanga akazi bitewe n'umuntu experience afite. Kandi ikindi yongeye kugarukaho, hari abantu baba bafite perime zifite umwaka wose cyangwa ziba zifite imyaka 10. Uyu muntu ukahita umuhereza akazi ngo afite experience, kandi uyu muntu imyaka 10 yose yayicaye nta kazi afite. Ugasanga umuhereje imodoka ugendeye kuri perime yiwe ngo imaze imyaka 10, warangiza wamuhereza imodoka akayinaga mu mukingo cyangwa akica abantu cyangwa agakora impanuka ari imodoka yawe ikangirika bitewe nuko ibyo wakoze utabikoranye ubushishozi. Hari ikindi kintu polisi igarukaho, nk'abantu baba bamaranye perime yabo buriya ngo umwaka barimo batwara ibinyabiziga, abangaba bagakwiye guhabwa imodoka ariko babanje kubasuzuma nimba izi modoka barabanje kuzitwaraho cyangwa bazizi kugira ngo bajye mu muhanda. Ibi rero byatumye abantu benshi bahaguruka batangira kwiyama abantu batanga akazi batagende, cyangwa abantu batanga akazi bagendeye ku myaka myinshi, cyangwa ngo perime yawe ifite experience ndende ngo nibwo utanga akazi. Oya, buriya experience ntago ariyo itwara. Bivuze ngo umushoferi ujya kumuha akazi uzajya ubanza umusuzume urebe yuko imodoka ayizi cyangwa imodoka yarasanzwe ayitwara. Ibi ngibi bizatuma impanuka zikunze kubera mu muhanda ndetse zihagarara cyangwa zirushaho kugabanyuka. Rero reka mpite mbabwira itangazo rya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangije gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo iteranyiriza hamwe abashoferi n'abamotari, ikongera kubakangurira gukoresha umuhanda, ibibutsa kugenda neza mu muhanda, kutagenda basesera mu modoka. Kuri abamotari bagenda basesera mu modoka, ugasanga umumotari ikamyo imufungiyemo hagati, ugasanga umugenzi atwaye arapfuye nawe hasize ubuzima. Ibi ngibi abamotari bari kubibuzwa, bajye bagendera ku mirongo yabugenewe. Nta mpamvu yo kujya mu bikamyo bibiri ngo usange ari kudepasa. Ariko bitya bavuga yuko abagenzi nabo baba bifitemo uruhare. Nta kuntu umumotari yagutwara akajya kuguseseka munsi y'ibikamyo nawe ureba ukanuye ngo ntumubuze, ahubwo bivuze ngo namwe muba bifitemo uruhare. Bityo impamvu bino byavuzwe hano Nyabugogo, hari umumotari uherutse kwinjira mu ikamyo ariko ku bw'amahirwe ntiyapfa n'umugenzi ntiyapfa, ndetse ikamyo irangije bakandiramo hagati ariko babasha kurokoka. Bino rero nibyo byatumye iri tangazo risohoka. Rero bityo yatangije gahunda yo kuganiriza abashoferi n'abamotari kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera hano mu mujyi wa Kigali ndetse zitateganyijwe. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka rimwe rwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasomora TV Rwanda, wibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo abaturage cyangwa nawe nk'umunyarwanda uzajya ubonera amakuru ku gihe. Kandi mwibuke yuko tubakunda kandi tubahoza ku mutima. Happy New Year. Nongeye kubifuriza umwaka mushyashya uzababere w'amahirwe w'imigisha. Nyine twaga Kidasamura, urw'inkorgoto bakora rugakonkoma. Ariko reka mbanze mbibwire cyangwa mbabwire imva n'imvano.
Banyarwanda banyarwandakazi banyita kidasamura, ariko ngenda umunyamakuru nkaba narabyize kandi nkaba mbifitiye n'impamyabumenyi, ariko reka ndeke gukomereza hano, ndaza kubibasobanurira mu kanya. Reka mbanze mbashyirireho itangazo ry'akazi, abashomeri muri mu rugo basi mubashe kubona akazi. Mwibuke yuko mwese mba nabazirikanye. Ni itangazo ry'akazi mu mahoteli atandukanye, ndibuze kubabwira Onomo hoteli, Umwe Garawundi hoteli, Serena hoteli, aha hose bakeneye abakozi. Kampanyi Top Sec, Delta Security ndetse na RGL bakeneye abakozi. Bivuze ngo reka nze gatonya mbahereze amanimero mu kiganiro kindi turi buze kugira.